data mu izina rya Yesu twongeye guca bugufi imbere yawe mwami, nifatanyije n'abahungu bawe n'abakobwa bawe barimo gushaka hirya no hino, abo bose bitiwe izina ryawe mwami, turagarutse twikubise hasi dusutse imitima yacu imbere yawe mwami, tukwinginga kugira ngo utubabarire. Ayi Uwiteka, gukiranirwa n'ukwacu, gukorwa n'isoni n'ukwacu, turagusaba imbabazi aho twagucumuyeho, turagusaba imbabazi aho twakoze ibyangwa n'amaso yawe, turagusaba imbabazi ibyaha twakoze nk'abanyarwanda, ibyaha twakoreye kuri ubutaka bw'u Rwanda, aho mwami twatinya amaso y'abantu dutinya yawe, twongeye kukwinginga kugira ngo utubabarire. Ndasaba imbabazi mwami kuri twebwe twese, abagize itorero, abagize umubiri wawe, aho twabyoroheje tukavanga ibyaha no gukiranirwa, tukavanga ibyaha n'umurimo wawe, turagusaba imbabazi. Aho inyungu z'ibyisi zaturutiye inyungu z'ubwami bwawe, turagusaba imbabazi mwami. Umurimo wose wakozwe n'abitirirwa izina ryawe, yaba umukristo, yaba witwa ko ayoboye umurimo runaka mu nzu yawe, ndakwinginze kugira ngo utubabarire, uturebere mu maraso ya Kristo mwami. Igitambo cya Kristo kiboneke nk'igihagije nanone, kuko atari ubwa mbere tubabarira, nkuko atari ubwa mbere tugirira ubuntu, wongere utugirire ubuntu mwami. Twongeye kuguhendahenda kugira ngo utubabarire n'imiryango yacu, utubabarire n'abanyarwanda muri rusange, utubabarire twese nk'abaturage b'u Rwanda, ubabarire abayobozi bacu, ubabarire mwami buri cyaha cyose cyazamutse nk'icyakubabaza kuri ubutaka bw'u Rwanda, ukitubabarire mwami mwiza. Utwuhagize amaraso ya Yesu Kristo mwami, amaraso yataka ku butaka bw'u Rwanda, akarengana kariko kose kataka imbere yawe kakatuzanira ibyago n'amakuba, turakwinginze kugira ngo ukatubabarire. Utwuhagize amaraso ya Yesu Kristo, ya maraso avuga imbabazi, ya maraso avuga ibyiza, ya maraso atavuga guhora, uyatwuhagize Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi uyatureberemo. Imbabazi zawe nizitubeho. Nongeye gusaba imbabazi kubw'abatuye isi, nongeye gusaba imbabazi kubw'abagize itorero ryawe, umubiri wa Kristo mu isi yose, utubabarire mwami w'abami, utubabarire aho twashatse izindi nyungu, utubabarire aho twakuye amaso kuri wowe tukayerekeza ku bidafite umumaro, utubabarire aho twagukuyeho amaso tukayerekeza ku by'isi, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Ugirire izina ryawe, nta kindi kintu dufite twakwishingikirizaho, ariko turaguhendahenda kugira ngo ugirire izina ryawe, ugirire izina ryawe Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize iki cyorezo, ugirire izina ryawe, udukize ibyaha, ugirire izina ryawe mwami, udukize ububi bwose twiyubatsemo Uwiteka Mana Nyiringabo, tukabaho nk'abantu bazatura hano ku isi, tukibagirwa ko turi mu rugendo rugana mu ijuru. Utubabarire mwami, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Ijambo ryawe rirambwira ngo kuba gukunda ngo byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza mwami. Iki ni icyorezo kirimo kimara abantu, kirimo cyica ubuzima, ariko ufite ibyiza wadukuriramo. Dukuremo imitima ihindutse, dukuremo imitima izirikanywe nawe, dukuremo mwami abantu barekeye aho kwikoma mu gatuza bakavuga ngo hari Imana igenga ibihe. Dukuremo mwami abantu bashobora kujya bashyira gahunda zabo imbere yawe, bakavuga ngo Uwiteka niwe watuyobora iby'uru rugendo, bakavuga ngo Uwiteka we twe twapanze ariko turabizi ko gusohoza ari ukwawe. Dukuremo mwami gukanguka kw'itorero, dukuremo Uwiteka Mana Nyiringabo ubumwe bw'itorero, dukuremo mwami ibyiza Uwiteka we byatuma tutarimbura umubiri gusa ariko ubugingo bwacu bugakira. Dukuremo ibyiza Uwiteka Mana Nyiringabo byatuma turushaho kukwegera. Iki cyorezo mwami ni koko kirimo kirica umubiri, ariko iyo kigeze ku mubiri utarakumenye kirimbura n'ubugingo mu buryo bwa burundu. Turaguhendahenda mwami kugira ngo udukize mwami, imitima yacu guhindukirire, imitima yacu yomatane nawe. Ibi bihe mwami tugumye mu mago yacu, ntibibihe byo kuturangaza, ntibibihe byo gukamuka mu buryo bwo mu mwuka, ahubwo bibihe byo kukwegera, ahubwo bibihe byo gusabana nawe mwami. Utaruherutse gusenga yongera atindane nawe, utaruherutse gusoma ijambo ryawe yongera atindane nawe. Dukure mu birangaza bitandukanye, dukure mwami mu mafuti n'ibindi biganiro byose bipfuye, maze twongeye tukwerekezeho amaso, tukuganiyeho mwami nanone muri uyu munsi wa kabiri, twibuka kuri Imana y'ibitangaza. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana ikiza mwami mu kanya ko guhumbya no guhumbura, uri Imana itari ikeneye imbaraga z'abantu. Ariko mwami twabonye ijambo ryawe tuvuga ngo Mose yazamura amaboko ngo bakanesha, yayamanura bagatsindwa. Duhagaze mwami tuzamuye amaboko nk'abitiriwe izina ryawe, tuguhamagara, tugutabaza kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo tubone ibi bihe bihinduka mwami. Dushyirireho uburyo, kora mwami mu mbaraga zawe zitagira akagero. Ufite ingabo ibihumbi n'ibihumbagiza by'abamarika bishinzwe gukorera abazaragwa agakiza. Ibyo wabituma mu isi iki cyorezo kigahagarara mu munota. Wakora mwami kigomba gukora. Hari ibyo tuzi, hari ibyo tutazi, hari ibyo waduhishuriye, hari ibyo wahishuriye abakozi bawe batandukanye mu buryo butandukanye, hari ibyavugika n'ibitavugika, ariko ibyo byose urabigenga Uwiteka Mana Nyiringabo. Ufite ijambo, ufite ijambo, niwe ufite ijambo rya nyuma. Wavuga ijambo rimwe gusa ibi byose bigahagarara, tukumva inkuru zitandukanye nizo tumaze iminsi twumva. Umunsi ku wundi turumva bapfuye, umunsi ku wundi turumva biyongereye barwaye, umunsi ku wundi ubwoba burushaho kwiyongera mu bantu, ubwoba bw'urupfu, ubwoba bw'imibereho, ubwoba bw'ubukungu, ngo ese bizagenda bite? Ariko wavuga ijambo rimwe bigahagarara. Imana y'ibitangaza ni wowe duhamagara. Imana wanyeganyeje gereza, hanyuma Paulo na Sila mwami bakaba amahoro. Imana wohereje marayika muri gereza, Petero agafungurwa. Imana y'ibitangaza wakoreye ibitangaza muri Egiputa ukoresha amaboko y'umukozi wawe Mose, yazamuraga inkoni gusa inyanja igacikamo kabiri. Izo ni imbaraga zawe tudashidikanya. Ahangaha yarimo kuvuga mwami avuga ngo si ngo ko turi benshi, ngo turabagabo bigenza ngo 600, ngo ibyo kurya wabikura hehe? Wagaburira
ugaburira aba bantu muri ubu butayu, urababwira ngo ariko amaboko yanjye ntabwo yabaye magufiya. Uyu munsi mwami no mu bitiro izina ryawe harimo abarimo kuvuga gukomera kw'iki cyorezo, bavuga ngo birakomeye cyane, bavuga ngo ntibifite umuti. Mwami tumeze nk'amose arimo kukubarira umubare w'abantu, nkaho utayoboye gukomera kw'iki cyorezo, nkaho utayoboye ko kimaze guhitana abantu benshi, ariko wavuga ijambo rimwe kuko amaboko yawe atabaye magufi, ngo wohereze ijambo ryawe mwami rikamanuka rigakiza, ngo rigabuza abantu kwinjira mu mva zabo. Turakwinginze ngo wohereze ijambo ryawe, za mbaraga zawe zitagira akagero, za mbaraga zawe zitagira gikumira, za mbaraga zawe zishobora kuvuguruza ibitekerezo by'umuntu. Hari n'abantu baba bicaranye umuti, hari n'abantu baba bicaranye za antidote, aho hose zahakora Uwiteka Mana Nyiringabo ibintu bigahinduka. Nongeye gutwikiriza amaraso yawe ubutaka mwami bw'isi twakoreweho ibyaha bitandukanye, musutseho amaraso yawe kugira ngo umuriganya umurezi wacu Satani naturega aburi icyo aturega. Ndasuka amaraso yawe mu kirere, ikirere cy'u Rwanda, ikirere cya hano hose mu isi mwami w'abantu aho twagucumuriyeho. Reka amaraso yawe twikire, reka amaraso yawe twuhagire, umurezi wacu Satani naturega aburi ibyo aturega, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abakozi bene bagira ibyo bashaka gutamba bifata ubusa mu izina rya Yesu. Nongeye kuvuga ngo twanze kumeneka kw'amaraso mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka uyu munsi dutangire kumva inkuru zitandukanye mwami, amaraso y'inzira karengane ntiyongere kumeneka. Twanze ibyo bitambo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nanze ibyo bitambo ufatanyije n'abera hirya no hino. Ndavuga mwami ko igitambo kimwe cya Yesu Kristo cyari gihagije, amaraso yamenetse ku musaraba Golgotha yarahagije, nta kindi gitambo cy'amaraso gikenewe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turaburizamo iby'imbaraga z'umwijima zirimo zivuga, turaburizamo iby'isi ya mwijima irimo ivuga, turaburizamo iby'abakozi ba Satani barimo bavuga. Kumeneka kw'amaraso turakwanze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abantu ntibahishwe mu maraso yawe, inyoko muntu nirindirwe mu maraso yawe, maze uhindukize benshi Uwiteka Mana Nyiringabo. Nongeye kukwinginga ngo suka ububyutse mu mitima y'abakwizeye, kugira ngo tumenye neza mwami ko tutaravuga n'ubutumwa mu buryo buhagije. Muri abo bantu bapfuye harimo abapfuye batakumenye, harimo abarimbutse Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko tutahagurutse mu mbaraga, kuko hari aho tutasenze nkuko byari bikwiriye. Turagarutse mwami kugira ngo twongere imbaraga zawe. Kandi mwami muri iyi minsi aho itorero rikavarinze iyi si n'amasengesho, ndakwinginze kugira ngo ukore ku mitima yinangiwe, imitima igisize amaso kuri ibi bya none gusa, imitima idatekereza ku buzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Ndakwinginze ngo uyikoreho, maze mwami iki cyorezo kirangira tuzabona impinduka, tuzabona abo gukizwa bakizwa, tuzabone mwamba bakoze ku mitima yo bongera kuguhindukirira, tuzabone mwamba bari baravuye mu byo kwizera babigarukamo. Turakwizeye mwami, twizeye imbaraga zawe, nizeye gukora kwawe, nizeye imbaraga zawe zitagira akagero. Erega utandukanye n'abana b'abantu, erega imikorere yawe itandukanye n'iyacu, erega inzira zawe zirenze izacu, ngibyo twibwira mwami bitandukanye kure n'ibyo wibwira. Imikorere yawe iraturengeye Uwiteka Mana Nyiringabo, wakora tukumva inkuru zitandukanye. Nguhaye icyubahiro, ndagushimye kuri Imana yumva gusenga, ndagushimye kuri Imana itagitureka. Wewe wavuze ngo abitira izina ryawe nibaze nibahindukire bave mu ngeso zabo mbi mwami, ngo bagushake baciye bugufi, ngo nawe uzumva bakiriza igihugu. Erega ntiwari guhamagara utenda kugira icyo ukora, erega ntiwadusaba kuzamura amaboko utenda kugira icyo ukora. Mwami muri iyi minsi tuzamuye amaboko, muri iyi minsi dusutse imitima yacu hasi imbere yawe tuguhamagara, kuko uri Imana ishobora byose. Nta mwana w'umuntu mwami ufite igisubizo cy'ibi bintu, ariko wowe uragifite. Waca mu kanwa kacu bikaremeka, wowe uragifite. Wavuga ijambo rimwe gusa bigakoreka. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Nongeye gusabira abarimo gushaka hirya no hino, ndabasabira imbaraga, ndabasabira inkomezi. Nongeye gusengera abo bose bafite ubwoba Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo hari ubwoba ubuzuze kwizera, bibuke kuri Imana ishobora byose. Bibika kuri Imana itaratunguwe n'ibihe. Twebwe byaradutunguye, ndetse hari ukuntu wabivuze ariko ntitwabyumva nkuko bisa, kuko mwami imyumvire yacu ari migufiya Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko wowe ntiwigeze utungurwa. Reka umuntu wese wari ufite ubwoba uyu mwanya umwuka wawe umusange, umwibutse kuri Imana igenga ibihe, umwibutse kuri Imana itarigeze itungurwa, umwibutse ko ubuzima bwe ubufite mu kiganza cyawe, umwibutse ko Uwiteka Mana Nyiringabo ibye ubigenga. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Ngaho bana natwe mwami mwiza, turongeye kukwereka ubuzima bw'abanyarwanda muri rusange, kugira ngo bane natwe Uwiteka we. Iki ni ikibazo gikoze ku bukungu, ni ikibazo gikoze ku mibereho, ni ikibazo gikoze kuri vie sociale, ni ikibazo kitagize ahantu na hamwe gisiga kidakozeho, ariko uri Imana igenga ibihe. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe duhuriye muri iki gihugu cy'u Rwanda, twagize amahirwe kuvukira ku butaka bw'u Rwanda. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo abanyarwanda bose ubabundikire muri rusange, ikiganza cyawe cyiza kibabeho, uca inzira hatari inzira mwami w'abami, wiyerekane wongere utabare, kandi abakwiringiye mwami bongere bakubone, abatarakwingiye ukore ku mitima yabo bongere baguhindukirire. Turakwizeye Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngaho bana natwe, ngaho tugire neza. Reka uyu munsi twumve inkuru z'amahoro. Imibare twabonye yazamutse, ariko we nkuko udatungurwa, nkuko ufite ijambo rimwe gusa wavuga mwami ibintu bigahinduka. Reka uyu munsi duhe kurangiriza mu nkuru z'amahoro, nejo uzaduhe kumva inkuru z'amahoro. Iki cyumweru mwami uzaduhe kubona impinduka. Turakwizeye kandi tuguhaye icyubahiro. Icyubahiro cyose nikikugarukire, kuko ugikwiriye, uragikwiriye mwami w'abantu. Aho twakikwambuye tukakiha, twongeye kuvuga ngo icyubahiro uragikwiriye. Aho twakuye amaso kuri wowe tukayerekeza ku mbaraga z'abantu, tukayerekeza ku mbaraga z'abahanga, tukayerekeza ku mbaraga z'ibihugu bikomeye, uyu mwanya twongeye kuvuga ngo icyubahiro cyose ni icyawe, kuko ugikwiriye. Ni wowe uvuga ijambo bikaba, ni wowe urema bigakunda, kandi ukwiriye icyubahiro cyose
cyose mwami w'abami, reka amavi yose agupfukamire, indimi zose zature ko uri umwami. Urakoze papa, ngaho bana n'abakwizera hirya no hino, bana natwe twese aho turi bukomeze gusenga mu buryo butandukanye, kandi ukomeze kutwihishurira mu buryo burenzeho. Kandi mwami mwiza, reka imyuka yacu irushaho guhembuka, ntabwo uri budukize icyorezo gusa, ahubwo n'ubugingo bwacu buragaburirwa, amahishurirwa arushaho kuba menshi, kugusobanukirwa birarushaho kugwira, imyuka yacu irushaho guhembuka. Urakoze data, icyubahiro cyose nikikugarukire, ni mu izina rya Yesu dusenze.